Reka mwifurize kugira ibihe byiza wowe dukurikiranye kuri Gicumbi News Online TV ndetse nawe ubana natwe kuri Washatse Akadomo Gicumbi News Akadomo ca Akadomo ra twizera ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza muri rusange. Nitwa Emmanuel Nyonizera Mustafa ari nako mbaye ikaze hano ku Gicumbi News Online TV ndetse nawe wibuka gusura Washatse Akadomo Gicumbi News Akadomo ca Akadomo ra twizera ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza cyane ari nako nk'uha ikaze rwose twizera ko ukomeza kugenda ugubwa neza cyane. Igicumbi cy'amakuru ni amakuru agenda avugwa hirya no hino mu isi, aho kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru zigera kuri ebyiri. Ni inkuru imwe idasanzwe twita se gukira, ni inkuru idasanzwe ariko aho umukobwa yafashe se ku ngufu. Uri kumva, umukobwa yafashe se ku ngufu mukangisha imbunda y'igikinisho kugira ngo abe yaryamana na se. Mu gihe ndi nkuru wenda tuza gukomozaho ni isezera ry'umunyezamu mu Kwizera Olivier, umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'u Rwanda Amavubi, ivuga ko yaba yamaze gusezera ku mupira w'amaguru. Nabyo turaza kugira umwanya uhagije wo kubiganiraho, ari nako mugani kora subscribe, hanyuma niba utaragikora tubashe kubana ahantu hari umutuku n'ubona habaye umukara, wizere ko tuzajya tubana neza cyane. Reka duhite twanzikira kuri iyi nkuru yo mu gihugu cya Kenya, aho umukobwa w'imyaka 26 yatawe muri yombi ashinjwa gufata ku ngufu se umubyara. Ibi bikaba byarabereye mu gace kitwa Nakuru mu gihugu cya Kenya mu ijoro ryo kuri iki cyumweru gishize, ubwo uyu mukobwa witwa Rose Ansheng yageze mu rugo agategeka ise ko barongorana yamufatiye w'imbunda. Nkuko byatangajwe n'uyu mugabo wafashwe ku ngufu, akaba yavuze ko umukobwa we yari yanyoye ibiyobyabwenge ku buryo atarabasha no kumenya ibyo arimo gukora. Aho uyu mugabo yatangaje ati hashize imyaka 10 ntandukanye na nyina. Kuva muri icyo gihe twabanaga neza ndetse tubana n'abandi bana. Yaje nijoro aza ambonereza mu nzu ndarama. Ibintu atari yarigeze akora. Nka papa we nta kibazo nagize. Kumva ati gusa yahise akingura umuryango ansanga mu cyumba ntangira kwikanga. Ati yarambwiye ngo ntashaka ko tuganira, ariko uburyo yari yambaye ntangira kumva binteye ubwoba. Urumva nyine yatangiye kugira ubwoba. Kumva ati yahise rero acana itara ahita akuramo umwenda yari yambaye, arangije akuramo imbunda. Nyuma naje kumenya ko yari imbunda y'igikinisho, ariko nabwo mbibwiwe na polisi. Hari ibyo uyu mubyeyi yagendaga atangaza, ati yaje kuntegeka rero gukuramo ikariso nkamukorera ibyo yifuzaga nk'uko nabikoraga sheri wanjye. Ndangije ati ndamurongora, nta kundi nari kubigenza kugira ngo andasemve. Akaba ari uyu mugabo rero agendaga atangaza ibyagiye bimubaho. Ubwo nawe ukeneye byinshi birambuye kuri iyi nkuru, sura Igicumbi News Akadomo ca Akadomo ra kuri internet. Iyi nkuru iriho neza cyane rwose, uragenda uyisoma ibintu bigende bimera neza. Gusa uyu mukobwa amakuru avuga ko ari imfura y'uyu mugabo, nko kugeza kuri ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo harebe icyakozwe. Gusa andi makuru akavuga ko uyu mukobwa yari yanyoye ibiyobyabwenge nyine, bigatuma agera hariya ho kuba yavuga ati ngiye ngomba kuryamana na papa kugira ngo ibintu bimere neza. Gusa urumva ko nyine byarabaye, ubundi barasambanye. Gusa nibyo papa w'uyu mwana avuga ati se niba uyu mukobwa avuze ati ndyamane nawe, ubwo abandi bana cyangwa undi muntu we yamukorera iki atari njyewe umubyara? Akaba ari ibyo rwose, aho uyu mugabo yavuga ati bazamujyane banarebe ko nta kibazo afite. Si utwe twabyita ngo ikira. Umwana ashaka ko ise baryamana, arangije anabigeraho. Aha yewe mu gutegereza tukareba ikizaba gikorwa muri rusange. Katugaruke mu kanya ko twekiza kuri Kwizera Olivier nawe bivuga ko yamaze kuba asezera.
Yose reka tujye twashyize kuri Kwizera Olivier, akaba yarabaye umunyezamu ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Bivuga ko uyu munyezamu Kwizera Olivier yamaze kuba asezera gukina umupira w'amaguru, aho amakuru avuga ko uyu munyezamu Kwizera Olivier yaba hari ibindi agiye kwikorera, ariko ibyo mu gukina umupira w'amaguru akaba yabihagaritse. Akaba ari nta wundi, ni umunyezamu Kwizera Olivier. Uyu munyezamu wamamaye cyane muri ekipe ya Rayon Sport, ariko yaranyuze no mu ikipe ya APR. Uyu mugabo rero ibye nawe rwose bikaba bisa nkaho byagiye bitera agahinda abantu hirya no hino. Nagiye mbona no ku mbuga zitandukanye abantu bagiye batishimira isezera ry'uyu musore, kuko ni umusore ukiri muto cyane, ni umusore ufite imyaka igera kuri 27. Urumva ko rero yari agifite igihe cyo gutera umupira w'amaguru, ariko akaba yavuze ati nta kundi, reka mite mbihagarikira ahangaha, hanyuma njye kureba ikindi nanjye nakora aho kugira ngo nkomeze gukina umupira w'amaguru. Uyu munyezamu Kwizera Olivier wakinnye mu ekipe nka Bugesera United, hanyuma kandi yaca muri ekipe ya Free Stars yo muri Afurika y'Epfo. Uyu mugabo yaje no gukinira ekipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munyezamu rero bikaba bivugwa ko rwose yamaze kuba asezera gukina umupira w'amaguru. Kwizera Olivier kandi ikindi wamenya nuko azamukina mu ikipe y'Isonga mbere uko aca muri ekipe ya APR Football Club, aho yageze muri ikipe ya APR mu mwaka 2013 kujya mu mwaka 2016, hanyuma kandi 2011 kujya 2013 uyu munyezamu ari muri ekipe y'Isonga Football Club. Ubwo n'urugendo rwa Kwizera Olivier turi kugenda tubabwira. Hanyuma kandi kuva 2016 kujya 2017 akiniye Bugesera United yari mu karere ka Bugesera, hanyuma aje kwivamo ajya muri Free State Stars muri Afurika y'Epfo, aho yakinye mu ni igihe gito kuko yageze mu 2019 n'ubundi avayo 2019 ubwo yahise aza muri ekipe ya Gasogi nayo yimaramo amezi 6 ahita yivamo yerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, aho iyi kipe ya Rayon Sport nayo n'ubundi Kwizera Olivier akiniraga mbere y'uko uyu munyezamu asezera ku mupira w'amaguru. Akavuga ati nta kundi nta kindi narenza ubwo umupira nyine biranze, aho Kwizera yavuze ko kuba asezeye byose biri muri gahunda yo kuba yarafashe umwanzuro wo gusezera umupira w'amaguru, kandi agasezera nta masezerano afite. Mwumva dore ko n'ubundi munyezamu ko n'amasezerano ya Rayon Sport yazaga nkaho ari kugenda arangira, n'ubundi yari yararangiye kwa amasezerano ya ekipe ya Rayon Sport. Urumva ko rero Kwizera avuze ko awusezeye burundu, azigera akaruka mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Ese kuri wowe ni ikibukira kuri Kwizera Olivier? Muri byinshi yagiye akora cyane akina umupira w'amaguru. Ubwo nawe uraza kutubwira wanditse comment, hanyuma uduhe igitekerezo, ndetse no kuri Facebook page yacu. Twizera ko abantu bagiye babonye post twabashiriyeho, aho abantu bose bagiye bagaragaza ko bababajwe no kuba Kwizera Olivier yasezeye gukina umupira w'amaguru muri rusange. Ubwo ngubwo kuri Kwizera twavuga tuti gusa aseze akiri muto imyaka 27. Uzaho Kwizera Olivier ari muri bamwe mu bazamu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twagize bazi gutera umupira, ndetse bakaba bazi no kwihagaraho cyane mu izamu, ndeko ibitego yagiye akuramo kenshi cyane byagaragara ko ari ibitego by'ubwenge, ko nano umuzamu agiye ukora utuntu tw'udukoryo tugiye dutandukanye tw'amabara. Ibyo nabyo ntawabura kubivuga. Akaba ari Kwizera Olivier wagenda agasezera ku mupira w'amaguru muri rusange. Ubwo byinshi kuri Kwizera Olivier natwe tugenda tubikurikirana hirya no hino, twumve ikigenda kihavugwa muri rusange. Ari nako nsoreza ahangaha. Mbashimire cyane, dukomeze tugenda twibanira ahangaha kuri YouTube. Andi makuru muraza kugenda muyakurikirana, ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye hano kuri YouTube channel ariyo Igicumbi News Online TV. Ndetse andi makuru ukeneye gusoma amakuru ukabacisha kuri /Gicumbi News rawa kuri internet. Nitwa Emmanuel Nyonizera Mustafa, nawubwira niko muzigenda ugira ibyiza utangira na weekend mu mahoro muri rusange.